ibi n'ibiki muraho ariko muraho namwe gushaka uje nk'icyorezo bi oya nta muraho ariko ndamutanyishimira ariko nta bota ziri hano kigiye gusekera bota uraza ukagwa kuba wigeze umva umuntu ukomaga ahubwo iri ni ishyano rwose ahubwo nta nubwo ni ishyano ni kabutindi wowe wije so ubuciye hehe ubundi narinje gusura mwe nkande se umusura nkande zisa imi ni inshuti yanjye ninde niki cyawe narinje hano nje kumusuhuza rwose muzeye niko mwafatishije irembo ntimwambwe mba nkuruvuga urabizi ko ntabasha kubikora ibyo ngibyo akosha uri muzima sha ingofero muzeye ndi muzima muzehe niso njye ndi so wa sosha cyangwa so wa nyoko nta soni wanyita muzehe nta soni ishya n'umuntu wakoresheje nta myenda mwaba mwanitse kitaba cyaje kwiba imyenda ahubwo mworohere tumusezerana agende rwose muzeye rwose mumbabarire sheri nta soni ihangane rwose tuza sheni higa iyo umwitegereje nawe n'umwana umuke wabonye ibitekerezo bye atari bya niyo mpamvu reka ngende ngikore mu matwi wa mugani cyagenda kinyita muzehe ntagikoze mu matwi ngo cyumve imitsi yanjye ko ngikora ko ngikora reka mubwire ihangane ahubwo reka twe abaturoboye ahubwo nakuze impamvu ikibitera ntacyabonye urumva ikibitera amugani twagiranye ibiganiro byinshi muri saro urumva kandi burya abakuru ubundi bagomba kuganira se ubundi nta n'inyoni itamba nta n'imbeba burya urumva mba wicaye maze mbanze nkubwire ngubu amezi abiri sinakurahiye amezi arashize arashize nyine ndiho ntariho ntubizi se ko mbikumbuye ahubwo naratwite ubu ndagutwite reka jeri wanjye karimo ngo mu nda harimo akaremera niko bimeze nuko ahubwo kuwa kane ibyo kuwa kane uzabigeze kwa muganga kuwa kane tukajya kwa muganga kwiraga se oya ariko ntabwo uzi gahunda z'abantu batwite kuwa kane tuzajyane kwa muganga urabinyemerera se ahubwo cyane rwose ntibikomvya ni ukuri kw'Imana Mwiriwe mutese twarangiye papa wanyu ntaraza se ntabwo araza umunsi natashye kare n'ubundi numvaga nifuza kumutanga hano yeee erega mba maze iminsi ntahabwishe simbona umwanya wo kuganira nawe rero nashaka ko tuganira atarahagera ushaka ko tuganira nk'ibiki erega mwana wanjye umaze gukura umuntu aba akwiye kwegera akakuganiriza ntabwo ibyo kuganira nawe byabura ariko se muri iyi minsi ko mbona ugenda uhinduka ufite ikibazo ki uruhu rwabaye umweru amavuta ntakigufata nturya dera amagufwa uranamye wagira ngo si impaha uricara uciragura niko mwana wawe Herega mama buriya ntabwo ubizi narwaye inzoka zirahandenga niyo mpamvu ubona buriya kurya biba byananiye mwana wanjye waretse kumpisha inzoka nizo zituma n'amavuta atagufataho erega zabaye nyinshi zirenga urugero ndaza gukomeza mbikurikirane ndebe ndabona umukobwa wanjye narinze atari we nkibona nyizera ndi muzima nta kibazo mfite noneho si ibyishimo usigaye ufite ibyishimo gusa shaka ibyishimo ndabihorana ese ni ubugusa bibonye ndabona uyu munsi bidasanzwe reka nkubwire ndagukunda no kujya unyuzamo nyine ugatabuka ukagira ngo baba bakunteje n'ubundi umunsi rero birakwica hari agashya se ufite gusa se ahubwo urabanza ungurire kuguhemba gusa urampemba iki ahubwo nawe banza umbwire nanjye rwose ibyo ndungaye nyuma
nyine umunsi ko se nagiye kwa muganga. Yego gushaka nyine wa mugani imvura ntabwo yakunyagira. Oya nagezeyo neza nyine imvura yaguye nagezeyo. None se wowe wari wambwiye nyine ko abana bacu bamaze gukora. Ntabwo nawe urabibona rwose biragaragara turakujijiriga nk'iyo ese urafifu urabona atarabaye inkumi. Se nyine wambwiraga ko ushaka akandi kana gatoya. Ibaze nakabonye we nagaterura. Shima Imana rero kuko waragakoze warakaremye cyanda ukaremye. Ajeyo aho utakicaje cecekere ndaguhindukira hindura imyenda ngenda nkugurire inkoko uyihekenye rwose wenda ndi umufana wawe. ahubwo sheri muganga nyine yari yambwiye ngo kuwa kane tuzazane. Kuwa kane harya umugabo iyo agiye bigenda bite nawe apangirwa inshinge? Oya ntabwo bamutera urushinge. ahubwo se hindura imyenda rwose. kambayeho ko yo gahunda yanjye na Doroteya nimwicira gahunda koko nk'uko abyaranywe nzongera kumusubira imbere koko. Ese ni ukubera icyo utinya kubivuga? Erega birakomeye kubivuga. Birakomeye cyo nkundira injajwa bivuga dore nguyu ari hano bivuga bikomeye kwikiza. Ase icyo uba utabona ni iki nk'umuntu w'umubyeyi koko? Ariko ubundi reka nkubaze nk'umuntu nka nyina umubyara kuki utamufashe ngo umujyane kwa muganga nurangiza bamupime ubonye igisubizo nyacyo? Ubundi Fifi ubundi ibyo bavuga ni ukuri? Arambeshyera rwose ariko kuri kumbeshyera koko mama. Ndakubeshyira ngo bitange iki ko bizagaragara? Ubwo rero wabonye ko kungenza kwanjye wirirwa ungenza ubona bifasha ubusa none wadukire n'umukobwa wawe ntasoni. Si ubwo uza kuba mukasera hari gucura iki? Umva ahubwo nkubwire kandi unyumve neza aho kugira ngo umwana wanjye azagire ikibazo muri uru rugo uzarusohokemo rusigarane. Uranyumva neza? Ikindi cya kabiri ndabivuze kandi ndabitegetse Fifa agomba kwitabwaho muri uru rugo. Agomba kwitabwaho muri uru rugo nk'imfura yanjye shaka. Ubwo ngubwo nutubahiriza ibyo ducaho igenda mvire mu rugo kuko njye ntacyo uzaba ukimara. Fifi we Fifi enda ako ubu wiga iki shaka wiga iki bitagira ikinyabupfura koko? Asoni ndaguhamagara ukaza ukampagarara hejuru. Kandi kuzana Nande kinyabupfura ugaruka. Kanye kuzana intebe se urayizana ariko nkubwereje. Neko Tiyongeye kukubaza kandi usubize. Nimba ufite ro mutagatifu nguze ukuri. Hari ahantu twahuriye wari ugiye gukora iki? hari umwana w'inshuti yanjye wari ugiye kuza kunzanira ikayi yari agiye kunsobanurira kandi niho hatuje.
yaragiye kunyigisha. umva mbese niko ujya gukora tide ukajya kwiga nta makaye ujyana kwiga se ari kwandika ku mababi y'ibiti niba wari kuzana ikaye yawe se yari kuzana hanyazanaye ako ureka nkubase ubu urumva wancuritse wancuranguye ku buryo wumva ko ibyo mbwira byose ariko kuki se wumva ko wandeba mu bwonko buri munsi ariko urambeshyera genda kubeshyera nta soni Sinzi niba